Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro, njye ndi Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Mu munsi tugiye kuganira ku muhango wo guherekeza umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis, wabaye uyu munsi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kane 2025, byabereye mu mujyi w'i Roma. Uwo rero tugiye kubana muri iki kiganiro, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro byose bitaha. Rero reka dutangire ku buryo burambuye. Inkuru dukesha ikinyamakuru cya Vatican cyatangaje ko uyu muhango Papa Francisco yashyinguwe mu kayira ka Bazilika ya Saint Marie Majoro hagati ya Chapelle ya Pauline, ahari igishushanyo yakundaga cya Bikira Mariya Salus Pauli Romani, giherereye na Chapelle ya Solfoza. Imihango yo gushyingura Papa yabanjirijwe no kuririmba Zaburi enye kandi iherekejwe no kwinginga gatanu. Hanyuma data aririmbwa. Nyuma y'isengesho rya nyuma, sigili ya Karidinali Camerlengo y'itorero ryera ry'Abaroma, Kevin Joseph Farrell wo muri Perefegiture y'umuryango wa Papa wo mu biro by'ibirori bya liturujia ya Pontifu y'Abaroma ndetse n'umutwe wa Liberia byacapishijwe ku isanduku. Nyuma yaho isanduku yashyizwe mu mva, hanyuma bamijagira amazi yera mu gihe Regina Kael yaririmbwaga. Noneho habaye umuhango wa nyuma. Noteri wa umutwe wa Liberia yasomye igikorwa cyemeza gushyingura abari aho. Nyuma yashyizweho umukono na Karidinali Camerlengo, Regent w'urugo rwa Papa Monsignor Leonardo Sapienza na Master of Pontifical Liturgical Celebration, Archiepiscopi Diego Lavelli. Isanduku ya Papa Francisco yarashizwe ahantu hanyuma ho kuruhukira Papa ni Bazilika ya Mutagatifu Maria Majoro i Roma rwagati. Abantu babarirwa mu bihumbi amagana batonze umurongo mu mihanda kugira ngo barebe uko isanduku ye yazanwaga i Vatikani muri Bazilika. Papa niwe wa mbere mu binyejana byinshi washyinguwe hanze ya Vatikani, kandi kuba yarayemereye byari ibintu byihariye, bituma abamwegera babaha icyubahiro. Ndabashimira rero mwese twabanye muri iki kiganiro, ndabasaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kubana natwe mu biganiro byose bitaha. Iyi makuru agezweho ndetse n'urwenya byose ni hano kuri Habineza TV, home of news for happiness. Twabanye muri iki kiganiro, nitwa Abu Dhabi, iyi ni Habineza TV. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.